Kuri uyu munsi ku isaha y'igicamunsi mu gihe abandi barimo binjoyinga, ngira ngo nko mu ma saa sita nibwo mugenzi wacu yatwandikiye avuga ati ndababaye, ati ibintu bimbayeho noneho sinzi niba nabona uko mbivuga. Ni inkuru rero yatugezeho ku masaha y'igicamunsi ngira ngo mu ma saa sita, saa saba gutyo, umukobwa ubwo yaje kutwandikira atubwira ati mumbabarire iyi nkuru muze kuyisangiza bagenzi bacu, ni experience, ni umukobwa washatse ko tumugira inama cyangwa se agirwa inama by'umwihariko ku bantu bari experienced mu rukundo cyangwa se abantu bamaze iminsi mu bibazo byateye mu ngira ngo twanabigaruzeho mu minsi yashize, aho benshi mu bakurikije step by step nk'uko twagiye tubisobanura mu video abanza bagiye babona amafaranga, gusa nanone tutirengagije ko hari abo byanze kubera ko bagiye basanga amafaranga yarabikujwe. Uyu mukobwa rero nawe ni muri ubwo buryo ari nabyo tugiye kugarukaho muri iyi video. Yatwandikiye aravuga ati mumbabarire mumfashe mungire inama, we hagati ye ndetse n'umukunzi we. Yatwandikiye agira ati rero ntange dumwe mu bari barashoye muri iyi business ya TMP, ariko iyi business ikaza kunengwa ku munota wa nyuma ubwo nari ndimo ntegura ubukwe hagati yanjye n'umusore twari tumaze iminsi ndetse itari mike dukundana, bikaza kurangira noneho iyi TMP ibyivanzemo kuko amafaranga yari yarashoye muri make yaje kuzimirira cyangwa se kurira muri iyi TMP, ari nabyo byaje gutuma atwandikira adusaba ko basaba ko mwamugira inama ndetse by'umwihariko abantu mwari mumaze iminsi mukorana na TMP. Ndagusuje ndetse ngo haye ikaze wakoze subscribe kuri Shadow TV, ndetse nawe utarayikora ngo usaba gukora subscribe kuri Shadow TV kugira ngo tugende tubana umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ntago nje gutinda, ahubwo uyu munsi ndaje ngo nkuko mumaze iminsi mubibona ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hantu henshi hatandukanye, ngira ngo ikibazo cya TMP gisa nk'aho ari ikibazo kimaze iminsi gikomeye ndetse kiri no guca ibintu, nubwo abantu benshi bagiye bacicikishwa bagasa nk'aho batabigarukaho cyane, ariko ni ikibazo kimaze iminsi gisa nk'aho gikomeye ndetse cyane kugeza n'isaha. Rero benshi hari abagiye bagaruza amafaranga bigakunda, abandi bakaza kubabwira ko yabikujwe. Ni muri urwo rwego rero hari mushuti wacu mu karere ka Musanze yatwandikiye aravuga ati bagenzi banjye bari barashoye muri TMP, ngira ngo nawe ari mu magroupe agiye atandukanye yakoreshwaga ku mbuga nkoranyambaga bisanzwe muri TMP ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Yatwandikiye rero nubwo atashatse ko tumuvuga amazina, yatwandikiye aratubwira ati mumfashe bagenzi bacu twabanaga mu magroupe agiye atandukanye bangira inama cyangwa se bamfashe kumenya icyo ndibuze gukora muri iyi situation nagiyemo njyanywemo ni business ya TMP. Yatangiye agira ati Hello Shadow TV, ni mumfashe mungire inama. Mu minsi ishize umusheri we cyangwa se uwo bari mu rukundo, ubwo birumvikana n'uwo musore yambwiye ko tujyana ahantu tukaganira, noneho baraganira bisanzwe nk'uko abantu bakundanye baganira. Hanyuma rero aza kumutungura amubwiye ko yabonye akazi azajya akora buri munsi ndetse akaba ari akazi kinjiza neza, ariko ako kazi kugira ngo agahabwe bikaba bisaba igishoro cy'amafaranga 250. Deja ngira ngo benshi mu bakoresheje TMP ibyo bahise babisobanukirwa neza. Hanyuma rero umukobwa nta gushidikanya yahise avuga ati umusheri wanjye n'ubundi turi hafi kubana, 250 ntabwo ari amafaranga menshi. Amafaranga arayamuha ndetse aza no kurenzaho n'andi make, kuko urumva umuntu bakundana hari n'ibindi byinshi aba akeneye. Agira ngo birumvikana ko umusore nta kazi kandi yarasanzwe afite. Umukobwa nawe byaramushimishije aravuga ati urukundo rwacu rugiye kugenda neza cyangwa se byinshi bigiye kujya ku murongo, cyane ko bari banafitanye ubukwe, ngira ngo ubwo bukwe bwari kuba kuri uyu munsi. Umusore rero yarakoze akazi, ariko umukobwa ntiyaza gusobanukirwa akazi nanone uko kameze cyangwa se uko ako kazi gakorwa. Gusa haciyemo iminsi umusore nanone arongera abwira umukobwa ko akeneye amafaranga agera ku 800. Ngira ngo bari basa nkaho batangiye no gutegura igikorwa cyo kuba barushinga cyangwa se igikorwa cyo kuba ababana. Umukobwa rero nabyo yarabyumvise cyane ko yabonaga ko umusore yatangiye kugenda ahinduka asa nkaho atera imbere, gusa nanone ntabwo yari yarasobanukiwe neza nyirizina akazi akora, gusa yari yaramubwiye ko akorera company. Iyo company rero nanone ubwo birumvikana ni TMP yakoreraga mwa buriya buryo abantu bakoragamo inshingano zigiye zitandukanye. Umukobwa rero ntabwo yatinze kubyumva, aragenda afata amafaranga ayahereza umusore, noneho umusore arakomeza ashora muri TMP. Ngira mu minsi yashyize ari nabwo yashoye mu minsi isa nkaho ari iya nyuma, akagura umugabane wisumbuye kuyo yari yarashyize muri iyo business ya TMP. Nyuma yaho rero byaje gusa nkaho bihagarara, ngira ngo benshi murabizi ndetse twanabigarutseho mu minsi yashyize.
ariko biza guhagarara umusore atagaruje cyangwa se atabonye inyungu ko ayo mafaranga yari yarashoye muri iyo business. Umukobwa rero nawe nk'uko atari abizi gusa yaje kubona abona umusore ntakimuvugisha, asa nk'uwamwiciyeho, mbese bigaragara ko hari ikibazo umusore cyangwa se uwo musheri we afite cy'umwihariko. Umukobwa noneho aza kumwaporocinga neza baraganira, gusa umusore amusobanurira ko ari icyo kibazo yahuye nacyo muri iyo business, akaba nawe yaragize isoni zo kubimubwira. Umukobwa rero yakomeje agira ati nyuma yo kumva iyo nkuru byarambabaje ndetse no kubyakira birananira, ntekereza amafaranga nagiye nguza muri banki ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Ati nahise numva urukundo rwose nari mufitiye rugiye, numva nta nubwo ngikeneye gukomeza kuvugana nawe, cyane ko yaranshyize mu bibazo ntazabasha cyangwa se bizangora kwikuramo. Akomeza agira ati rero nubwo byagenze gutyo nkaza kugenda nivumbuye nkamara iminsi ntamuvugisha, ariko umusore we yakomeje kugenda anyaporocinga ansaba imbabazi, ari nacyo cyatumye mvuga ntireka ngishe inama bagenzi banjye, by'umwihariko benshi mu babanaga muri izi business cyangwa se iyi business ya TMP. Ese nemere mfunge umutwe dukomeze urukundo rwacu, cyangwa se mpitemo nshake undi mukunzi, cyane ko hari undi musore wari urimo amporopoza muri iyi minsi, nyuma yaho abonye ko ntandukanye n'uwo wari usanzwe ari umusheri wanjye. Gusa nanone uwo musheri wanjye twari tumaranye igihe kingana n'imyaka 2 irenga dukundana, ndetse ikirenzeho ashobora kuba yarananteye inda. Ngira ngo nuko yabyanditse agisha inama bagenzi be, by'umwihariko benshi babanaga mu magurupe agiye atandukanye ya TMP. Ubwo ni ukuvuga ababanaga n'uwo mugabo we cyangwa se uwo wari usanzwe ari umusheri we, avuga ati mumfashe mungire inama, ati se umusore umeze gutyo, usesagura gutyo cyangwa se udashishoza, bakamutwara amafaranga mu buryo bw'uburiganya, nakomezanya nawe cyangwa nihitiremo uwo wundi urimo kumporopoza, cyane ko nari namubwiye ikibazo cyanjye akambwira ko azamfasha kwishyura ayo mafaranga yose nari nafashe kuri banki. Ni ikibazo rero gisa nkaho cyamubanye ingorabahizi kugira ngo abashe kugisorovinga, gusa nanone mwamugira inama kugira ngo abashe gufata umwanzuro mwiza. Watwandikira inama umugiriye muri komenti, ari hafi nawe ari buze kugenda azisoma kugira ngo abashe guhitamo umwanzuro cyangwa se igisubizo cyiza, kandi nkomeza kwihanganisha abantu bagizweho ingaruka n'iyi business ya TMP. Ikindi kandi abantu twafashije kugaruza amafaranga bari barashoye muri iyi business, akaba yaragarutse, akaba barabonye ama message ya retrieval cyangwa se ya reverse, mwakomeza kugenda mufasha abandi kugira ngo nabo babashe kugerageza barebe ko byakunda. Ndagushimira rero twabanye, ngusaba gukora subscribe niba utarayikora. None igihe ikiganiro kigufashije cyangwa se hari icyo kikunguye, ukibuka gusharinga ku nshuti zawe kugira ngo nazo zigende zimenya amakuru, ndetse amakuru agenda azubaka umunsi ku munsi.